The Zoom TV 24 watafakamwa ngawe ndurakora subscribe kuri The Zoom 24 naura aongoze gusikara busaribinga no gusikara busaribinga gusabusaribinga yo ngawe utazi no gusubscribe kuri The Zoom 24 nguru musikara busubscribe dabyawe watafakamwa subscribe to Zoom 24 ubundi je amakuru gagezweho abanzi bagezweho abantu bagezweho umuntu ugezweho nimba turabikora ndawugezweho ngawe bose nari nsanzwe nkora nza gutumirwa n'umwana w'inshuti yanjye twakoraga mu buryo busa n'ubwenda kungana bita ntago muvuze izina arambwira ati rero ko dufite show mu mujyi ushobora kuza ugaperforminga mageze banyaka mikro nkiyagera neza nyifata gutyo ngo yango we ntago uri muri Alpha Nation ntago nzi ko n'amakomedi agira rebo narababaye n'uwa fanda murakarira nubwo wenda ntarahura nawe ariko narababaye numvishe mbabaye mu mutima wanjye ndavuga nese ndi umunyarwanda n'abandi n'abanyarwanda duriye kuri stage tuje gusetsa abantu twese ni ngombwa gusetsa bizemo marebo bize ngo runaka ubwo ari muri groupe runaka agomba gusetsa aba niba uri muri groupe runaka agomba gusetsa byarambabaje pe sinkubeshye nk'ubu ngubu nkawe bara Imana uramutse uhuye n'Imana ikakubwira ngo ngiye kujya nshira last scene ku bidudu wakwemera? What the fuck yes tubishimire cyane wahita last scene bashyize ku bidudu waje ugenda shire wagaruka akareba ku bidudu akareba last scene yawe Jesus wabikoze oya nabyo nabona bakoze The Zoom TV 24 yes what the fuck ngawe mwa yes ngira ngo turi kumwe na ubwo se ndabona na what the fuck na Kodo Cartoons ubundi abantu benshi bakumenye muri what the fuck amazina yawe uri muntu ki? Nitwa Muneza Kodo Iber bakaba banzi nka what the fuck nyine kwa konde gusanzwe ariko se abantu benshi iyo bahise bumva ukuntu wenda avuga kiriya kigoyi abakubumenyeye cyane ku mbuga nkoranyambaga baravuga ati uriya musore ni nako avuga ni kubundi uvuga cyangwa se kubera iki bahise mu bundi kujya uvuga muri iravuga? Oya ntabwo ariko mvuga indimi eshatu ubundi zo mu Rwanda mvuga ikigoyi kirera n'ikinyarwanda kinanga y'Kigali nahise mukoresha uriya rurimi icyambere nuko urw'ubwarwo rurifane icya kabiri ni ururimi rwanjye ntago nashaka ko nurimi rugenda rutakara urebye ikigoye kigenda gitakara abana bavuga ko ngubu agenda ashaka kuvuga nk'abantu b'Kigali b'Igikongoro bahe nta gukomeza wa muco wawe w'igisenyi rwa rurimi rw'igisenyi bashaka kuruta niyo mpamvu bashaka kurusigasira rugume to kuko nururimi nasanze ngira ngo wenda du story twaye twiyishi dushirikira ku mbuga nkoranyambaga tuba dusekeje bantu dukubitiro nka tubiri cyane wenda kugira abantu bataza kuvuga ati turabona basa ariko siwe ngamwe muri kubona ngo ndakubwiye ngo inspiration ngo amagiga mu byariye ngetaje amagiga byara getaje sigabyara gudushwa ingamwe ndi mubizi yes Kodo wenda ngira ngo ugiye gutera story cyane cyane ukayerekeza mu kigoye ni inspiration yikura kuki? Inspiration ndiwa mu buzima busanzwe ubundi comedy yanjye shingira ku bintu abantu hari ibintu bihora biba mu buzima bwa buri munsi busanzwe ariko udashobora kubona nka comedy ubona ari ibintu bisanzwe ariko bisekeje kuko ubuzima bwose burasekeje muri rusange ariko hari nk'ibintu biba urugero nk'ubu ngubu ushobora kubona nk'isazi iguruka aho yango ubone ko isekeje ukabona irabangamye ugatanga kwikubita gutya ariko ngiye nyibona mu buryo bwa comedy ije kukujena uri umuntu w'umugabo uri munini akantu gato agatumye utangira kubunza umutwe biva byamaze kuba comedy nubwo byari biri mu buryo bw'isazi ariko kujena wowe okay wenda gukora ka jokes kambere ukigakora comments wakiye zari zihagaze gute wabyakiriye ute ko abantu bakubwiraga? Reaction ya mbere yari ivanze 80% bambwira ko ari byiza 20% bambwira yuko ari bibi ariko nanjye ntago nari nabikoze ari nka comedy nakoze nabikoze ari akantu ko koreza muri groupe abantu muri groupe bambwira ko ari byiza ngomba kubikomeza abandi bakambwira ko ari bibi ngomba kubihagarika nuko narwanye intambara y'umutima biza kuranya nsanze ari comedy ntago nigeze mpanga kuba umukomedie pe wapi none wenda umaze gukora kambere uricaye ukajya ukareba urabona wenda kuntu twasirikiraga ku mbuga nkoranyambaga sindi wenda warabonaga ko abantu bakunda utuntu twawe wigeze ubibona wumva feedback? Nayibonye cyane nabonye ko wabaye umustar
ntago bo nabyemeza kuko singitega imodoka sinyikoresha tap and go wallahi kandi ndamafaranga mfite mwa ibinza abantu njaka amafaranga ga moto ngamwe ngo muramvanaga ndanatano go mumva gato ngira ngo ni uburyo bwa comedy bushya waza muri comedy nyinshi ziri hano mu Rwanda zirimo aba comedian benshi ngira ngo abantu benshi bari bamenye ba Arthur ko ari bo baba comedian bakazana ko yankuye kuri stage umuswa oya naga ari umuswa dano umuhanga ariko bigeze ko nyuma stage bambwira ko ntari muri Arthur Nation birambabaza ariko no buryo bwanjye nazanye buri buryo bwo gukoresha kira kigoyi nkazana ijambo risa niribaza gukorera jambo narizanye kubera ko comedy yanjye ngiye kubikubwiraho ishingiye mu kwibaza ikibazo runaka abantu batari akantu utari warabonye wowe nkakibaza nawe nkakakubaza ariko hari cyo komeje bavuga ati ubanza ugishengurwa nuko bagukuye ku rubyiniro byagenze bite ese byagwahiriye somo cyangwa nibyo byaguteye motivation uravuga ati reka nanjye shinga ibyanjye bona oya icyo gihe mbere hose nari nsanzwe nkora nza gutumirwa n'umwana w'inshuti yanjye twakoraga mu buryo busa n'ubwenda kungana bita ntago muvuze izina arambwira ati rero ko dufite show mu mujyi ushobora kuza ugaperforminga mageze banyaka mikro nkiyagera neza nyifata gutyo ngo yango ntago uri muri Arthur Nation ntago nzi ko n'amakomedi agira rebo ntago uri muri Arthur Nation ngo ugomba kuva kuri stage bangura kuri stage n'iki byose ngo ugomba kubanza waza muri Arthur Nation ukagira gute hako ngiye naje abo ntabazi nubundi nabo mbamenya ndimo ntago nawe kujya kwiyunga ku bantu ntazi n'uburyo bakora navuye kuri byarambabaje pe ariko nyine byanteye ingufu zo gukora kuko nyine iyo umuntu agupushinza kureka ko utari ku ruhande rwe nawe nyine ubumukonkira ntago ndumukonkira wabo ariko nyine byanteye ingufu zo gukora cyane nk'umukonkira nubwo ntari bagusunika cyane buriya asa iyo Arthur Nation cyangwa niba ari comedy ya rutura cyangwa Arthur mu mutwe wawe hagiyemo iki tuvugisha ukuri nta nzika yagiyemo wenda narababaye n'uwafanda murakarira nubwo wenda ntarahura nawe ariko narababaye numvishe mbabaye mu mutima wanjye ndavuga nese ndi umunyarwanda n'abandi n'abanyarwanda duriye kuri stage tuje gusetsa abantu twese ni ngombwa gusetsa bizemo marebo bize ngo runaka ubwo ari muri groupe runaka agomba gusetsa aba niba uri muri groupe runaka ugomba gusetsa aba byarambabaje pe sinkobeshye inzika yaje mari kirarangira vuba kuko nta nese naye kurakarira umuntu ntazi unsumbya n'amafaranga wenda simbizi niba afite rebo ansumbya amafaranga nge atase murahura wenda amaso ku maso oya sindamubona nanamumenye icyo gihe kuko we nari nzi ko ari umunyamakuru ntago nzi ko ari umukomedi ariko wumva ari umukomedi Yesu ukaze ko mwumva sinde niba urabona performances ariko inyuma naje gukora research ndareba nsanga ni umukomedi ukaze umuntu utumira ba basket month arakaze cyane ariko yankuye stage birakubabaza ngira ngo noneho urinjiye ugiye muri comedy yawe comedy irafashe comedy yawe ukimara kwinjira bwa mbere performance ya mbere wakoze abantu audience cyangwa wakiniraga wari ugamije gusetsa babyakiriye batebo byanshimishije maze gukora performance imwe nayikoze Rubavu mu kirori cy'umuhungu bita Shizo wo muri Amerika waje mu Rwanda kubw'amahirwe nasanze iwacu banyakira neza kandi cyane byanshimishije cyane iyo performance yo yene nakoze natume n'uwo Shizo agiye kumurika album yiwe banyakiriye neza cyane kandi hari iwacu Rubavu gusa inanga Kigali sindakora performance nimwe ariko ndapanga gukora amashow menshi atandukanye agafaranga karaje ndabona nawe yarahindutse ndarakuruta shana ndamutse mbyimbye ndagondusha ngira ngo wenda ku misatsi se byagenze gutya abantu benshi bakuzi ko uri n'umuhanzi ngo ujye unaririmba ndaririmba ku misatsi yo ni look nanze gutakaza ariko natangiye mfite dread nigeze gushaka kuzogosha ariko nibuka ko ariyo look natangiranye muri comedy ndavuga ndamutse nyikuye naba ntakaje karite yanjye gusa ndaririmba mfite indirimbo nyinshi zigera mu 15 ariko ntago yazasohoka zose amaze gusohoka ebyiri nyuma ubu ngo nibwo ngiye gusohora izindi zikurikiyeho nyinshi utari umustar ukomeye cyane wenda nk'ubu nibuka ko niba mbyibuka neza twiganye ku Nyundo dore nka telefone yawe bisonye twiganye ku Nyundo rwose uri n'umuntu uzi kubyina ariko uzi no gushushanya ibintu byo gushushanya uracyabikora nibyo yembeshejeho i Kigali wenda kugira n'abantu banakumenya bavuga ati watafaka n'umuntu buryo utari watafaka watafaka mwa ndashushanyaga Igusha imze bimbeje i Kigali nkora n'ama publishing houses publishing house nzi cyongereza publishing house
nkora n'ama publishing house bajya banzanira ibiraka nkakora ibitabo by'abana ibiki ndashushanya ibintu bisanzwe ama story impamvu riswe Kodo Cartoons nuko nkora ama cartoon kora n'utundi dukarika twerekana amakarikatire nibyo nkora ugasanga nkanjye mfite agatwe kangana urutwe runini utuguru dutoya cyangwa ibiguru binini bitewe n'icyo nshaka kuvugaho agatwe gato nkora umuntu bura wari ibiryo byinshi wakora cartoon imeze utyo inda tari ushobora gukora muri iriya kamera muri rusange gushanya ibyo bimbeshi i Kigali ubu ngubu tuvugana ko komedi nta kintu kiravamo komedi yo mu Rwanda nta kintu kirimo kinini mbabwiza ukuri pe ntabwo navamo ntabwo kirimo ariko ntabwo watangira ngo utangira kugifata bisaba kugira ngo convince abantu benshi cyane kugeza igihe bazakumvira bakagira icyo bakumarira naho ugikora kamwe nta kintu winjiza muri rusange. Yes, wenda tuyigera no muri kariyeri yawe waravuze ati ni umunyamuziki turimbira akapera gatoya nyine babwire nta indirimbo bazisanga ntitwa tunakwamamaje se nta ndi wanyamamaje murakoze. Okay. Tryna get back to ya uko bakugamba siko ngubona sinjidekanya ku rukundo ngunda ninga amahirwe kuri njyewe mba numva njaka uburyo ndwara bikangarura mu buryo ushaka kukumbwira bituma ngo ushaka cyane nibyo n'indirimbo biri mu Kigoyi rega nkora indirimbo zo mu Kigoyi gusa ntabwo zirajya hanze zose ariko ndi guteganya kubikora ubu ngubu ngiye gushyira hanze 10 icyarimwe. Ariko abantu iyo bumvishe umuntu uvuga Ikigoyi baba bumva ngo ari umuntu wa fake, hari abantu bafite imyumvire imeze nk'uko. Ni nabyo byatumye nkora comedy mu Kigoyi. Abagore nabo ubwabo bamwe muri bagenzi banjye ukumva gashaka kuvanga indobo akavuga intobo kukiri gushaka guhindura ibintu bya rurimi rwawe wavukiyemo. Uvuga ngo indobo ni indobo. Indobo ni indobo, inga ninga. Izaba inka nugera i Kigali ariko ninga ukiri gushaka guhindura ibintu kandi ari ibintu byawe. Niba ari intama ni intama yego mu bandi ariko we ni indama yawe kuja kuyiragira kugenda n'ukugenda kuja n'ukuja wihindura ibintu niba ari kuvuga rurimi rwawe n'urwawe. Ariko ngo muvugo yibanza yishyamiranye n'umuntu bitoroha n'ukubabeshyera ariko mu bintu buri gace kagira imico yako. Ibyo tubiziranyeho nk'uko umukongomani afite imico itandukanye y'umunyarwanda, umuganda itandukanye gutyo. No mu Bugoyi umugoyi ufite ikibazo arakikubwira. Ntabwo ibyo kuvanga arakubwira ngo muretse gatanga azakubwira ejo asiga kubyiye singawe wangoreye ibi nibiri dura nzo icyo gitwe nzokimena gukata ubizi. Kamenya nuko uzasaba imbabazi. Niko bimeze. Yes, tugushimire cyane what the fuck ka jokes kanyuma twitahira. Nk'ubu ngubu nkawe bara Imana uramutse uhuye n'Imana ikakubwira ngo ngiye kujya nshira last scene ku bidudu wakwemera? Atafaka Yes, tubishimire cyane wahita last scene bashyize ku bidudu wajya ugenda shire wagaruka kareba ku bidudu akareba last scene yawe. Jesus wabikoze oya nabyo nabona wakoze Yatwagita Kodo Cartoons kabisa agenda dusetsa cyane akubwira ati what the fuck mwa like comment subscribe n'umwana mwiza cyane ikindi n'umuhanzi burya ikirende nuko ari umuhanzi ikindi azi gushushanya ukumpagaze gutya buri hari ashobora kuba ari kunshushanya what the fuck mwa birarangiye. My name is Didas, keep watching.